Derek aba yicaranye na Chloe. Chloe ni umwana we w'imyaka 12. Aha rero Derek aba ari kumushakira umuntu bazamarana ibiruhuko, dore ko nyine aba afite akazi agomba kuzajya gukora hanze y'igihugu. Hanyuma kandi ntabwo aba agomba kuzasiga umwana we, aba akeneye rero umuntu bazajyana kugira ngo bajye basigarana igihe nyine we azajya aba ari ku kazi. Aha rero haba haje abakobwa benshi baje gupiganirwa uyu mwanya. Chloe aba yicaye afite crayon ari nako ari kugenda atanga amanota akurikije ibyo aba bakobwa bari kuvuga. Naho rero Derek we nyine yari ari kugenda ababaza ibibazo, ariko bose byarangiye nta n'umwe bahisemo, kandi bari babihurijemo rwose na Chloe nawe nyine yabonaga nta n'umwe wo guhitamo. Aha rero Derek yari ahangayitse cyane, yibazaga umuntu w'umwizerwa yabona kugira ngo azamusigire uyu mwana we maze ajye ku kazi atekanye. Gusa n'ubundi yakomeje gushakisha, yavugaga ko adashobora gufata umuntu abonye, cyane cyane ko umwana we yari zahabu kuri we. Ku rundi ruhande rero Morgan nawe aba yashoje nyine amashuri, dore ko aba ari umwarimu muri primaire. Hanyuma rero aba ari kubwira mukuru we ati ndumva rwose irungu ritangiye kunyica, abana nigishaga nzabakumbura. Ikindi kandi buri gihe mba mfite amatsiko yo kumenya abana bazampa umwaka utaha. Sinzi impamvu mba numva nkunda abana cyane, kariya kazi nkora numva nta kintu na kimwe cyakandutira. Mukuru ati ndabizi cyane, ndabizi ibibazo uri kwibaza ku bana, wabyumva cyagira ngo abana bose wigisha mufite icyo mupfana. Naho rero Morgan ati uzi igitangaje se, abana bose nigisha mba numva bisa nk'aho ari abana banjye, tuba turi inshuti, turakundana, mbese ujye ubyumva ko ikiruhuko iyo kije mba numva atari njye nzabona kirangira. Mukuru we rero yahise amubwira ati ahubwo uvuze iby'ikiruhuko ndibuka, ati umugabo wanjye yahoze ambwira ko umuntu bakorana ashaka ngo umuntu uzamufasha umwana, gusa nyine ngo ni umwana mukuru, ntugire ngo ni umwana w'agahinja, akeneye umuntu uzajya umumwigishiriza akamumumenyera. Gusa nyine ngo yakoresheje ikizami ngo abantu 15 bose aburamo umuntu n'umwe. Aha rero Morgan yahise aseka ati uwo muntu ashobora kuba afunze umutwe. Naho mukuru we ati ashobora no kuba adafunze umutwe, kubera ko burya ku mwana w'umuntu ugomba kwitonda. Ati rero urumva ni umukobwa washakira umuntu basigarana, agomba kubyitondamo cyane. Morgan ati ariko nibyo, nubwo nanjye ntarabyara, ariko ndamutse mfite umwana ngiye kugira uwo musigira, uwo muntu ntabwo yaba ari umuntu woroshye. Yahise rero mukuru amubwira ati hanyuma rero nari natekereje yuko nawe wajya kugerageza amahirwe yawe, bityo nyine mu kiruhuko ukaba ufite icyo gukora, dore ko hari n'ibintu byawe n'ubundi ukunda abana, kuba waba ufite umwana rero uri kwigisha mu kiruhuko byakuryohera kurushaho. Morgan atumva byanryohera cyane rwose, kandi ntibyanananira, keretse ahubwo niba ku kazi bararangije kugafata. Mukuru ati umugabo wanjye ndumva na nijoro yambwiraga yuko atarabona umuntu, ahubwo nyine wagerageza amahirwe. Morgan ati nta n'ibyo gutindamo, ahubwo babarira ubwire umugabo wawe maze nyine ampuze nawe ubundi njye kumureba. Babikoze byihuse rero, maze Derek ahita abwira Morgan ko ahubwo yakabaye azi uyu munsi kubera ko amukeneye rwose. Morgan rero yagiyeyo maze ahita asanga n'ubundi Derek ari kumwe na Chloe. Chloe akimukubita amaso yahise amwenyura maze aramusuhuza. Sinzi uko byikoze kugira ngo aba bombi bakirebana bahite bamera nk'aho bahuje. Derek rero yatangiye kubaza Chloe ibibazo, amubaza nyine akazi asanzwe akora. Uyu mukobwa yamubwiye ko asanzwe ari umwarimu, ndetse ko rwose abimazemo igihe kinini. Yamubwiye ishuri yigishamo. Naho rero Derek yamubajije niba abona yabasha kugumana n'uyu mukobwa we, amubwira nyine ko agiye kujya mu kazi mu kindi gihugu, kandi ko yifuza ko bose bajyana maze akajya asigarana n'umukobwa we mu rugo, ndetse akamufasha nawe nyine kwenjoyinga, dore ko yari ari mu biruhuko. Morgan yamubwiye ko nta kibazo yabishobora, ariko nanone amubwira yuko we icyo yari amenyereye ari ukwigisha abana gusa, naho ibyo kuba yarera nyine umwana mu bundi buryo byo ntabyo yari amenyereye. Ariko nanone abwira Derek ko niba ntacyo bimutwaye nabyo rwose yabigerageza, kuko nyine abana amenyeranye nabo ibyo ari byo byose nabyo nyine bitamunanira. Derek yamubwiye ko nta kibazo, ati nanjye ni ubwa mbere ubundi
ngiye kuba mushakiye umuntu baba bari kumwe, naho ubundi narifashaga cyangwa ngafashwa n'ababyeyi banjye, ariko kuri iyi nshuro ndumva nyine ntifuza gusiga umwana wanjye, sinifuza kuba kure ye igihe kinini, cyane cyane kuko ari akazi ngiyemo nshobora kuzakamaramo amezi 2. Ubwo rero ndumva nifuza ko umwana wanjye yakabaye andi iruhande. Aha rero Chloe nawe yatangiye kuganira na Morgan, maze Morgan akajya amubaza utubazo Chloe akatumusubiza, ndetse byinshi bagasanga barabihuje, nk'inyamaswa bakunda, amabara bakunda, imikino bakunda, byose basangaga babihuje. Chloe yari yishimye cyane, wabonaga bisa nkaho uyu mukobwa rwose ari mu kigero cye, yari yamwishimiye cyane. Derek rero yabwiye Morgan ati niba ntacyo bigutwaye ukaba wumva nyine wabyemera, ubwo ngubwo twazagenda mu cyumweru gitaha. Morgan yaramubwiye ati nta kibazo, nagenda nkajya kwitegura ubundi nyine tukazagenda. Morgan yarabasezeye ndetse rwose ataha yishimye cyane. Akimara rero kugenda, Derek yabajije umukobwa we ati none se atubibonye ute? Naho rero Chloe yahise amwereka n'urutoki rw'igikumwe, amwereka ati ni oke rwose nta kibazo. Papa we nawe ati nanjye rwose nashimye. Aha rero noneho papa wa Chloe yaratangiye gutuza kuko yarabonye uzamusigaranira umwana. Morgan rero yageze kwa mukuru we maze amubwira uko yasanze bimeze. Mukuru we yaramubajije ati none se wasanze wa mugabo afunze umutwe nk'uko wabitekerezaga? Morgan yahise aseka ati ahubwo se wagira ngo ni 15? Ati ni abantu 19 bose ngo nibo bahageze. Mukuru we yarasetse ati wowe se byakunze? Naho rero Morgan ati byakunze cyane. Ati none ikirenze kuri ibyo, iriya famiye nanayikunze, ni umwana mwiza uzi kuganira, umwana warezwe, umwana nyine ubona mwahuze uko byagenda kose. Papa we nawe ni umuntu nyine uri serious kandi ubona nanone akuvugisha yakubashye cyane. Ahubwo sinzi impamvu abo bantu bose byananiranye, nyamara njye byakunze byoroshye. Naho rero mukuru wa Morgan ati sinari nakubwiye se, wowe rwose umuntu wese akigukubita amaso akubonamo umwizerwa, ikindi kandi umenyereye abana, unakivugisha umwana ahita atangira kugukunda. Morgan rero yahise amubwira ko agomba kwitegura kuko nyine bazagenda mu cyumweru gitaha, nyamara mukuru we yari atwite ndetse ari hafi kubyara. Mukuru we yahise amubwira ati tekereza ko nzabyara udahari, gusa nyine ntabwo bizaba byoroshye, ariko nanone ugomba gukora n'ako kazi kugira ngo ubone n'amafaranga agutunga mu biruhuko. Morgan rero yahise amubwira ati nta kibazo, tuzajya tuvugana kuri telefone, nibishoboka ubwo nyine nubyara nzaza. Umunsi rero wo kugenda warageze, bagombaga nyine kugenda bagafata indege. Baragiye bakigerayo hari ahantu heza cyane, ahantu ku mucanga. Baragiye rero bafata ahantu bagomba kuba, yari inzu nyine bagomba kubamo bose nk'umuryango. Umunsi rero wakurikiye, dore ko nyine bari banahageze bwije, mu gitondo cya kare Tony yabyutse aza kubareba. Tony rero ni umusore ukorana na Derek, yabyutse rero ajya kubahahira nyine ibintu byo kurya kugira ngo bataza kwicwa n'inzara, kuko yari abizi neza ko aribwo bakigera hano. Niwe rero wabakanguye mu gitondo cya kare. Ahangaha bose bahise baza kumusuhuza. Hanyuma rero abaza nyine Derek uko yabonye hano hantu. Derek ati ni heza cyane. Yahise anasuhuza Chloe, dore ko bari basanzwe baziranye. Ati none se Chloe, witeguye kurya ubuzima hano hantu amezi 2 yose? Naho rero Chloe ati cyane rwose, imyenda yo kogana nayo nayizanye. Bahise baseka. Naho rero Tony akireba inyuma nyine ya Derek yahabonye umukobwa mwiza, maze ahita amubaza ati none se kutigeze umbwira ko ufite umuntu? Ubwo nyine ni nkaho yaramubwiye ati kutigeze umbwira ko ufite umukunzi muzazana. Naho Derek yahise amera nk'ugize isoni ati hoya, ati nyine ati yitwa Morgan, uyu rero aje kugira ngo azajya nsigaranira na Chloe igihe nzajya mba nagiye ku kazi, kubera ko atasigarana wenyine. Bahise basuhuzanya, gusa nyine ahita ababwira ko yarabazaniye ibyo kurya kugira ngo bataza kwicwa n'inzara. Chloe yahise abijyana maze ajya kubishyira mu gikoni neza, ari kubishyira nyine ku murongo. Hanyuma mu kanya gatoya Derek yaraje amusanga mu gikoni. Chloe yahise amubaza ati none se naza gutegura ibi ngibi bya nijoro cyangwa ngiyewe nzajya njya kwishakira ibyanjye byo kurya?
kano kanya rero Derek yahise amubwira ati hoya ntabwo rwose wagenda, uzajya ufata amafunguro hano, urumva nyine ibintu nk'ibi ni ubwa mbere bikoze, hanyuma rero reka tubikore nyine nk'umuryango, ikintu kiri hano cyose ni icyacu twese, ikindi kandi nubwo ntazi gutegura amafunguro ariko nanone ntabwo byananira kugufasha kugira ngo tube twategura amafunguro yacu. Uyu mukobwa rero yahise amubwira ati ngewe nta kibazo, ibintu byo gutegura amafunguro rwose ndabimenyereye. Derek rero yahise amubwira ati wisanzure kandi rwose wumve ko uri mu muryango wawe. Uyu munsi rero bari gufata amafunguro, Chloe yabwiye papa we ati hanyuma se uyu munsi ndaza kujya ku mucanga, naho rero papa we ati nta kibazo, gusa ntabwo ndi buze kuba mpari, ndaza kuba ndi mu kazi, ariko nta kibazo, Morgan arahari kugira ngo nyine mushake icyo gukora. Morgan yahise amubaza ati ese ntituzajya dushaka kuva hano, tuzajya dukoresha iki? Naho rero Derek ati muzajya mukoresha iriya modoka twakodesheje, ngewe Tony azajya ntwara ninzajya mba nkeneye kuva ahantu hamwe njya ahandi, gusa nyine nizere ko ibintu byose muri bubashe kubishyira ku murongo. Morgan rero aramubwiye ati nta kibazo ntuhangayike, ndahari kandi rwose ndahakubereye. Mu masaha y'ijoro rero nabwo bamaze gufata amafunguro, Chloe yagiye kuryama, naho rero Derek we yagiye kwicara ahantu hatuje nyine ari gukora akazi. Morgan rero yamaze gutunganya ibintu byose maze abaraje nawe yifitiye igitabo, dore ko yaraje kwisomera. Akihagera yahasanze Derek yahise amubwira ati nizere yuko ntaje rwose kubabangamira, nawe rero ati oya, ibyo nari ndi gukora nari ngiye kubisoza. Morgan yahise amubaza ati none se ubundi mukora mu biki? Derek ati ngiye nkorana n'ibintu byose bijyanye n'ingufu zituruka ku mirasire y'izuba. Uyu mukobwa yahise amubwira ati mubimazemo igihe kingana iki se? Derek ati imyaka myinshi cyane bishoboka. Baraganiriye rero ho gatoya, maze nyine Derek ahita amubwira yuko agiye kuryama, yaragiye. Morgan asigara yiyicariye hano ari kwisomera igitabo, ari nako kandi ari kwifatira akayaga, ari kwirebera ukuntu hano ari heza bitangaje. Umunsi wakurikiye rero Derek yarabyutse aritegura, maze ahita asanga uyu mukobwa Morgan amaze kumutegurira ibya mu gitondo. Yaratunguwe kubera ko ibi bintu ntabwo yari abiherutse, ubundi niwe witeguriraga nyine ibya mu gitondo. Yaramwitegereje ubona ko nyine ari ibintu bimutunguye, gusa nanone agerageza kwiyumanganya. Hanyuma rero yahise abwira nyine Morgan ati uyu munsi ndaza gutaha nimugoroba ndirirwa mu kazi, gusa nanone muze nyine gukora ibyanyu uko mubyumva, ariko icyiza ni uko mwajya munyoherereza mesaje maze mukambwira uko umunsi mwawupangiye kugira ngo nze kumenya nyine ibyo umukobwa wanjye ari gukora. Morgan ati nta kibazo, ndabikora rwose uko mubyifuza, kandi muze kugira akazi keza. Kubera ukuntu rero uyu mugabo yari ari kwihuta cyane, yagiye gusezera nyine Morgan abamuhaye akabizo ku itama, yarikanze kuko ntabwo ariko yabitekerezaga, ahubwo byari bimeze nk'aho asanzwe amenyereye gusezera nyine Chloe wenyine, kandi yamuhaga akabizo ku itama buri gihe. Aha rero yahise yikanga, ariko nanone bose bagerageza kwigira nk'aho nta cyabaye. Akimara kugenda rero Morgan yahise atangira gutegurira ibya mu gitondo Chloe, ari nako nyine Chloe ari kumubaza ati none se uyu munsi noneho turaza kujya kuri ya plage nini twashakaga kujyaho? Naho rero Morgan ati nta kibazo rwose, ati hano ubundi tuzahakorera ibintu bibiri, tuzenjoyinga, ikindi kandi tugomba no kuzahigira nyine ibintu bimwe na bimwe, gusa muri weekend byo nta kintu cyo kwiga kizajya kiba gihari, uzajya wenjoyinga gusa. Uyu mwana yahise nyine amuhereza ikiganza, bakubitana mu kiganza, wabonaga yishimiye uyu mukobwa kandi cyane. Derek rero ageze ku kazi ari kumwe na Tony, bari kugenda bafata amafoto ya hano nyine kuri site kuko hari ibintu bashakaga kuhubaka. Tony yahise amubaza ati none se bimeze bite Chloe ndetse na Morgan bameze bate? Uyu mugabo yahise amubwira ati Morgan ameze neza, atariko nyine biratangaje, ati ntabwo n'ubu ndakira yuko tubana ahantu hamwe kuko ntabwo ari ibintu nari menyereye. Ati mu gitondo yambwiye ngo ngira akazi keza, ati maze mpita nibuka kera nyine nkibana n'umugore wanjye uko byabaga bimeze, ati nahise nsubira muri ibyo bihe.
naho rero Tony ati nizere ko utamuhaye bizu ukeka ko ari umugore wawe. Derek rero yahise aseka ariko nyamara ibyo Tony yari avuze wagira ngo rwose yari ahari. Naho rero Derek atumva ati nyine biracyari ku ntonda rwose. Hanyuma rero Tony yahise amubwira ati uramenye ujye wigengesera utazajya uba uri kugenda mu nzu wambaye bogisa yonyine mukazakubitana. Bose rero bahise baseka maze Derek ahita amubwira ati reka dukomeze akazi ariko ibyo aribyo byose nzajya ngerageza nyine mbyitwararike, gusa ntibiraza kuko nta muntu w'igitsina gore narimenyereye mu rugo rwanjye uretse umwana wanjye gusa. Ku rundi ruhande rero Morgan na Chloe nabo nyine bariteguye maze bajya gusura zoo yari iri hafi hano, dore ko aba bombi bakundaga kureba inyamaswa zitandukanye cyane. Baragiye rero bitwaza amakaroti mu gikapu cyabo maze bajya gusura zino nyamaswa zari zigiye zitandukanye, harimo ingamiya, harimo amashevare, harimo utunyamasyo n'ibindi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero bafashe umwanya wo kuzigaburira, kuzifotorezaho. Ibintu byashimishije Chloe cyane. Chloe batashye afite amakuru menshi yo kuvuga. Sinzi ukuntu rero Morgan yamurebye ku kaboko maze abona yambaye nyine akantu k'amasaro. Yaramubaje ati aka kantu se wagakuye he ko mbona ari keza? Naho Chloe ati ni papa wanjye wakanzaniye yagiye hanze, gusa yambwiye ko ntagomba kuzajya ngakuramo ko nyine kazajya gatuma ngira amahirwe mu buzima. Barasetse maze ahita amubwira ati papa wawe aragukunda cyane, none se buri gihe yagiye hanze akuzanira ikintu? Naho rero Chloe ati inshuro nyinshi cyane anzanira ibintu bigiye bitandukanye kubera ko nyine mama wanjye tutabana yatandukanye na papa wanjye. Papa wanjye aba agira ngo mpore nishimye ndetse nyine ne kubona yuko mama adahari, kandi nibyo papa wanjye arankunda nanjye ndamukunda ndetse rwose ankorera buri kimwe cyose. Morgan rero yahise amubwira ati papa wawe ni umubyeyi mwiza cyane. Ku mugoroba rero papa wa Chloe atashye, Chloe yari afite amagambo menshi yo kumubwira. Yamubwiye ahantu hose bagiye, inyamaswa zose basuye, ariko umubwira ati ahubwo nidutaha papa uzanshakire nanjye cheval imwe maze nyitahane. Barasetse ati oya rwose ntabwo cheval yajya mu ndege, ntabwo twabona uko tuyitwara. Gusa nyine Chloe yaramubwiye ati Morgan yantembereje, ni umwana mwiza papa, ndamukunda cyane. Sinzi ukuntu rero Chloe yagiye, papa wa Chloe asigarana na Morgan. Bari bari mu gikoni n'ubundi bari gufatanya gutegura. Morgan rero yamuhereje akantu bari bari guteguriramo imboga maze agiye kugafata abamufashe ku ntoki. Yarikanze maze ahita akarekurira hasi. Uyu mugabo nyine wabonaga bisa nkaho afite ikintu cya trauma ku bakobwa. Iyo yakoraga ikintu cyose cyerekeranye no kuba yakoranaho n'umukobwa wabaga ubona rwose abaye nk'umuntu utaye ubwenge. Kano kantu rero kikubise hasi n'ubundi bose bunamira rimwe kujya kugatora. Barebanye mu maso n'ubundi ubona Derek abaye nk'umuntu utaye umutwe. Yatangiye rero gusaba imbabazi Morgan nkaho hari ikintu gikomeye amukoreye. Morgan ati ahubwo ngewe umbabarire kuba hari naba nguhereje nabi. Morgan rero yahise amubaza ati none se hari ubuvumo najyaga mbona ku ikarita ya hano hantu, mba numva nifuza kuzabujyamo maze nkanajyanamo Chloe kureba Chloe se yaba adatinya ibintu byerekeranye n'umwijima ukuntu. Naho rero Derek ati hoya ntabwo awutinya niba atari ahantu nyine hakabije. Morgan ati harimo urumuri. Naho rero uyu mugabo yahise amubwira ati nta kibazo muzajyeyo rwose mutembere ahantu hose wumva nyine uzi mwajya, wowe uzajya umbwira gusa. Aha bakomeje gutegura amafunguro, ari nako kandi Chloe nawe yari agarutse maze akomeza kubafasha. Umunsi rero wakurikiye ntabwo noneho Derek yari kujya ku kazi kare. Yabwiye rero Chloe ko yifuza ko uyu munsi ari we bajyana kuri plage, dore ko we yari atarajyayo, ubwo ndavuga nyine ku mucanga. Aha rero baragiye maze Derek abwira Morgan ko nta kibazo we yasigara atunganya ibye, mbese nawe yasigara yiyitaho. Baragiye rero bajya mu mazi baroga. Basoje Chloe yabwiye papa we ati none se kubera icyo uyu munsi tutigeze tuzana Morgan, ndabikunda cyane iyo turi kumwe.
papa ati impamvu tutazanye, namuhaye umwanya kugira ngo nawe yiyiteho kuko iminsi yose aba ari kukwitaho, nagira ngo asigare nawe yitunganya yikorera utuntu twe yaba ashaka gukora. Chloe ati none se wari ubizi neza ko adashaka kuza hano, ushobora gusanga nawe yabishakaga? Naho rero papa we ati oya nta kibazo, ntabwo mbizi niba yabishakaga cyangwa atabishakaga, ariko n'ubundi turacyari hano kandi n'ubundi ahaza inshuro nyinshi. Ikindi kandi nanjye nari nkeneye umwanya wanjye nawe twenyine kugira ngo natwe tubashe kwishimisha. Chloe yahise amubwira ati yego nibyo. Baratashye rero bageze imbere hano hantu babaga. Chloe yahise abwira papa we ati ndashonje cyane, naho papa we ati genda ukarabe kandi nyine uko uri bubikore vuba ni nako uri burye byihuse, naho nutinda ubwo nyine uratinda no kurya. Chloe yahise yiruka maze ajya gukaraba kuko inzara yari imumereye nabi. Kano kanya rero bari kujya kwinjira mu nzu, Derek we yaciye kuri pisine kugira ngo nyine aze kwinjirira kuri salo. Gusa nyine akigera kuri pisine yahise asanga Morgan ari koga ndetse ari kuva mu mazi. Uyu mugabo yagize isoni maze atinya no kumureba, akajya amusuhuza areba hirya kandi nyamara yari yambaye imyenda yo kogana. Morgan rero yayobewe impamvu ari kubona uyu mugabo afite isoni zidasanzwe kandi mu by'ukuri Morgan atambaye ubusa. Yahise amubwira rero ati reka ngende mu nzu maze njye gutegura amafunguro. Naho Morgan yahise amubwira ati we nta kibazo, byose nabiteguye, ahubwo nyine reka tujye ku meza. Derek rero yahise agenda yihuta, ubona ko rwose yabuze ahantu areba, ubona ko yagize isoni nyinshi. Uyu munsi rero ku mugoroba Tony ndetse n'umugore we baje kureba ba Derek, maze bahita bababwira bati turifuza yuko mwaza tukajya gusangira dore ko twamaze gutegura n'amafunguro. Bababwiye ko kandi bagomba kuzana na Morgan ko bose rwose babateguriye. Baragiye rero bajya gusangira, baricara bari kuganira. Gusa nanone aba bagabo baganiraga ibiganiro by'akazi cyane kurenza uko baganira ibyo mu buzima busanzwe. Mu kanya gato rero Morgan yabwiye Chloe ati waza se tukajya hanze maze ukaba wikinira ukaba wisanzuye. Baragiye bajya hanze maze Chloe atangira kwikinira. Naho rero wa mugore wa Tony nawe yamusanze hahandi bari bagiye, maze ahita amubwira ati wari uri kugira ngo se ucike ibiganiro by'abariya bagabo by'akazi? Ati ngewe narabimenyereye, tekereza ko wagira ngo nanjye turakorana kubera ukuntu bahora babivuga, numva akazi kabo kose mba nagafashe mu mutwe kubera ibiganiro byabo. Morgan ati hoya ntabwo ariko byari bimeze, ariko byari na ngombwa ko umuntu abareka maze bakaganira bisanzuye, ndetse rwose nanjye nkaza kwifatira akayaga. Urabona ko hano hanze ni heza cyane, aha hanze hose rero habaga nyine ari umucanga gusa, hari akayaga kameze neza. Uyu mugore rero wa Tony yahise abwira Morgan ati ariko ni ukuri ati Derek yagize neza kukuzana kubera yuko hari hashize igihe kinini iriya famiye nta presence y'igitsina gore bagira, ndetse rwose uyu mukobwa we Chloe yari akeneye umuntu w'igitsina gore mu buzima bwe kubera ko hashize imyaka myinshi. Aha rero Morgan yahise amubaza ati imyaka myinshi? Naho rero uyu mugore wa Tony ati yego, ati mama wa Chloe nyine yarabataye. Atakimara kugenda rero ni ibintu byabakoze ku mutima cyane, byarabababaje ndetse babirwara igihe kinini ku buryo rwose nta byishimo iriya famiye yongeye kugira. Gusa nyine biragaragara ko Chloe kuba muri kumwe ibyishimo byongeye kugaruka. Mu kanya gato rero umukuru wa Morgan yaramuhamagaye ari kumubaza ati none se umeze utaho ngaho? Naho rero Morgan ati ibintu byose bimeze neza kubera ko Chloe ni umwana mwiza cyane, nishimira no kuba ndi kumwe nawe, ariko papa we rero buri rwose mba mbona ntazi ukuntu bimeze. Mukuru ati bimeze bite se? Naho rero Morgan ati papa we uba ubona ameze nk'umuntu ushaka kungendera kure cyane, uba ubona atisanzuye. Niba ari ngewe hari mubangamira, niba ari we uba ushaka ko ntamuba hafi simbizi, ariko mba mbona rwose hari ikintu kitagenda. Gusa nanone famiye zibazi neza
zimbwira yuko kuva yakora divorce n'umugore we ibintu nyine byahindutse ndetse agatangira kubaho ameze nk'umuntu wigunze, nk'umuntu nyine ubaho wenyine. Uyu mukuru rero wa Morgan yahise amubwira ati cyangwa ahubwo yatangiye kugukunda none nyine aba afite isoni, ndetse rwose iyo akurebye arajagarara, ati abakobwa beza nk'amwe mukunda kujagaraza abagabo. Naho Morgan yahise aseka ati ndakuze nyine ubu ugiye gutangira kunserereza, ahubwo mbwira se bimeze bite, ako gahinja ntabwo karaza? Mukuru ati ntabwo karaza ariko rwose kari hafi. Umunsi rero wakurikiye Derek yarabyutse maze ajya ku kazi nk'ibisanzwe, naho rero Morgan ndetse na Korowe bo bagombaga kujya gusura bwa buvumo. Bari bafite amatsiko yo kugenda maze bakabwinjiramo, dore ko Morgan yari abuzi ku ikarite gusa. Bagiye rero kwinjiramo, Korowe yaramubajije ati none se haba habona, ntabwo hateye ubwoba, nta bisimba bibamo? Naho rero Morgan ati humura, haba habona rwose. Binjiyemo rero maze Korowe abona harimo urumuri, yaramubwiye ati ni ubwa mbere ninjiye mu buvumo, gusa nyine nahakunze, uzi ko hano hanari heza wagira ngo habamo abantu, hameze nk'aho ari mu nzu. Korowe rero yatangiye kugenda nyine yiruka mu nguni zose z'ubu buvumo, dore ko hari ahantu wagira ngo habamo abantu byo nk'uko yari ari kubivuga. Barishimishije rero bareba ahantu hose, ubundi barataha. Bageze mu rugo bagiye kujya kuryama, Korowe yarebye ku kaboko ke maze asanga ka kantu ke yambara ku kaboko nta kagifite. Yahise atangira kubwira Morgan ati agakomo kanjye nagataye. Yaragashakishije mu nzu hose, Morgan aramufasha, intebe zose ibintu byose babikuramo imisego, mu rugo hose baragashakisha ariko nyine barakabura. Sinzi ukuntu batekereje ko bashobora kuba bagataye muri bwa buvumo kuko ariho hantu yamaze umwanya ari kwiruka. Aha rero Korowe yahise amubwira ati mbabarira umperekeze maze tujye kukazana. Naho rero Morgan ati burije cyane kandi papa wagiye gutaha, ihangane noneho papa wawe atahe ubundi ejo tuzajye kukakurebera. Korowe yahise amubwira ati ndi kumva ntarara ntagafite kuko papa wanjye niwe wakampaye kandi yambwiye ko ngomba kuzajya mpora nkambaye ndetse ko kazajya kanzanira amahirwe, ubwo rero sindi kumva ukuntu narara ntakambaye. Morgan yaramubwiye ati hangane maze ujye kuryama, gusa ejo mu gitondo nicyo kintu cya mbere tuzakora. Korowe ati none se nindamuka ngiye maze ngasanga bagatwaye? Gusa nyine nta kintu Morgan yari afite cyo gukora muri rino joro, bwari bwije rwose. Korowe rero yagiye kuryama ariko ababaye cyane, gusa Morgan we yakomeje n'ubundi kugahiga ahantu hose. Mu kanya gatoya Derek yaraje maze asanga Morgan ibintu byose yabiteraguye hejuru. Yaramubajije ati bimeze bitese, hari ikitagenda? Morgan rero yamubwiye uko byagenze maze amubwira ko rwose Korowe ashobora kuba yataye ako gakomo ke muri ubwo buvumo, ndetse ko kuryama byagoranye kubera ko atishimye habe na gatoya. Yaramubwiye ati kari agakomo agaha agaciro cyane, ni ak'agaciro kuri we. Naho rero Derek yahise abwira Morgan ati biratangaje, ati kubera ko njye narakamuzaniye nk'impano nyine isanzwe ariko sinari nzi ko azagaha agaciro nk'akagaha. Naho rero Morgan ati ikintu cyose umuhaye akigira icy'agaciro. Ati rero namubwiye ko ejo nyine twazajya kukamushakira. Naho Derek ati ahubwo se urabyumva ute turamutse tugiye nonaha? Morgan ati mubyutse se? Derek ati mwihorere ahubwo reka mpamagare Tony maze aza nsigarire hano ubundi nyine tugende. Bahise bafata imodoka rero maze baragenda. Bakigera muri ubu buvumo batangiye kugashaka ahantu hose. Ku bw'amahirwe bagiye babona barakabonye hasi aho kari kaguye. Kubera ukuntu rero Derek yakabonye maze agahita yishima akihuta ajya kugatora, yahise atsitara ku ibuye agiye kugwa. Uyu mukobwa yahise amusama ariko n'ubundi kubera ko nyine ari umusore kandi afite imbaraga nyinshi yaramucitse agwa hasi, ariko yari yamaze kumera nk'umuntu uvunitse ku kirenge kubera ko nyine yari atsitaye ku ibuye kandi atsitara nabi. Guhaguruka rero byaramunaniye maze uyu mukobwa amuhereza ikiganza kugira ngo amuhagurutse. Derek yarabanje arabyanga ariko nanone kuva hasi biranga maze bigera aho ngaho amuhereza ikiganza. Morgan yaramubajije ati none se kubera iki uri kwanga ko ngufasha? Ni bya bindi by'abagabo byo kwihagararaho? Naho rero Derek
yaramubwiye ati oya ntabwo ari iby'abagabo byo kwihagararaho, ahubwo nuko ibi bintu ntabimenyereye, hashize imyaka myinshi cyane ntabona igitsina gore iruhande rwanjye, ntabwo rero menyereye ibintu byo kugira ngo umuntu w'igitsina gore abe yamfasha. Aha rero Morgan yaramubwiye ati birumvikana cyane, gusa nyine nagombaga kugufasha, ahubwo nyine no kugenda dore ntabwo bishoboye kuko yari ari kugenda acumbagira, ati mfata ku rutugu ubundi ngufashe. Uyu mugabo yabuze andi mahitamo maze amufata ku rutugu, ubundi nyine basohoka hano, gusa wabonaga byamuteye ubwoba kuba afatanya n'uyu mukobwa ku rutugu, wagira ngo yari arwaye intinya ahari, kuko wabonaga atinya abantu b'igitsina gore mu buryo budasanzwe. Bari mu modoka rero Morgan yaramubajije ati none se ubundi wanshatse kugira ngo mfashe umwana wawe wumva unkeneye mu buzima bwawe, cyangwa ahubwo ushobora kuba warambonye maze ukabona ahari nyine ntakwiriye kuba hafi y'umuryango wawe? Mba mbona ntazi ukuntu bimeze, umbabarire kuba mbikubwiye gutyo, ariko mba mbona umeze nk'aho ugendera kure cyane, kandi ni ukuri nta kibazo cyanjye habe na gitoya. Ahangaha rero Derek yahise amubwira ati oya ni ukuri ntabwo uko ubitekereza ariko bimeze, ndetse rwose uri uw'ingenzi mu buzima bwacu, waramfashije, umukobwa wanjye arishimye mu buryo budasanzwe, ahubwo nyine urumva hashize imyaka myinshi cyane, hashize imyaka 8 ntandukanye n'umugore wanjye. Umugore wanjye rero yarampemukiye cyane kandi yarambabaje mu buryo bushoboka bwose, ku buryo byatumye mera nk'aho ntinya umuntu uwo ari we wese w'igitsina gore. Kuva icyo gihe rero nta muntu w'igitsina gore wigeze aba hafi yanjye, uwa mbere wahaje ni wowe. Niyo mpamvu iyo ugiye kunyegera uba ubona nikanze rwose, nta kibazo namba dufitanye, ni uko kuntu nimereye. Morgan rero byaramutunguye maze ahita amubaza ati ni ukuvuga ko hashize imyaka 8 yose nta wundi muntu w'igitsina gore urongera kukugera iruhande? Derek ati ntawe rwose. Morgan rero yabajije Derek ati none se mama wa Chloe ntabwo ageza kumureba? Naho rero Derek ati ntabwo ageza, kubera ko rwose bisa nkaho yadusize ameze nk'umuntu waduhaze. Yavuze yuko umuryango we, ubwo ni njyewe ndetse n'umwana we, ngo tumugira nkaho ari umunyururu, ngo tumugira nkaho ari umufungwa, ngo ku buryo babona ngo afungiye ahantu hamwe, kubera ko nyine ngo tuba dukeneye yuko atuba hafi. Ngo rero yari akeneye ubuzima bwe bwo kwisanzura no kubaho nyine uko ashaka, nta bintu na bimwe bimutangira. Ubwo rero kuva yagenda, dore ko ari nawe watse divorce, kuva yagenda ntabwo yigeze yongera gusubiza amaso inyuma kugira ngo amenye n'uko umwana we ameze. Aha rero Morgan byaramubabaje, dore ko yagize agahinda kenshi kubera n'uyu mwana w'umukobwa ibyo yahuye nabyo. Umunsi wakurikiye rero mu masaha y'igitondo Morgan yakanguwe na Chloe wari uri kumubwira ati waraye neza? Ati hakeye. Naho Morgan abumbuye amaso yasanze izuba ryavuye. Chloe rero yahise amubwira ati uyu munsi ni anniversaire ya papa wanjye, urabyumva ute se turamutse tumutunguye maze tukamukorera ka surprise? Morgan yahise amubwira ati ntabyo narinzi, ariko kubera ko bimbwiye nta kibazo, urambwira icyo wifuza maze tugitegure. Chloe rero yahise amubwira ati reka ngende maze njye kwitegura. Akimara kugenda Morgan nawe yahise yitegura vuba maze ajya gutegura ibya mu gitondo. Derek rero yaraje afata ibya mu gitondo, ubundi nyine Chloe Morgan rero amuherekeje nk'ibisanzwe nyine ukuntu yamuherekezaga amutwaje igikapu kirimo amadosiye akamugeza ku modoka. Yahise amubwira ati uyu munsi Chloe yambwiye ko ari anniversaire yanyu. Naho rero Derek ati yego, ariko nyine nicyo gihe kibi rwose kigeze kimbaho mu buzima, kuko ku munsi wanjye wa anniversaire ni nabwo umugore wanjye yagiye. Urumva ko rero urebye ntabwo anniversaire yanjye njya ngira igihe cyo kuyiserebura. Morgan rero yahise amubwira ati mwihangane maze ibyo kurya bijya nijoro muze kuhagerera igihe kugira ngo dusangire
gusa nanone nasezeraniye Chloe ko ntagomba kubabwira ibirenze aho ngaho, n'ubundi yari yamaze kubivuga urebye. Naho rero Derek yahise amubwira ati okay, nabyumvise nta kibazo rwose, ndaza kuhabera igihe. Bari mu nzira rero bajya kugura impano bari buze guha Derek, Chloe yabajije Morgan ati ubuse papa wanjye ndaza kumuha iki? Morgan ati ndumva wamushushanyiriza akantu kamwe muri twa tundi ushushanya. Naho rero Chloe ati nibyo mpora buri mwaka, uyu munsi ndumva nifuza kuza kubihindura. Morgan rero yaramubwiye ati nta gitekerezo ndi kumva mfite, ati wowe se urumva wabigenza ute? Naho Chloe ati nari ndi gutekereza ko namugurira agatisheti ka bleu kubera ko nyine papa wanjye akunda ibara ry'ubururu cyane. Morgan yahise amubwira ati nta kibazo kuko mfite igitekerezo cy'ahantu turi buze kubona magaze y'imyenda, kandi rwose ntabwo turi buze kuburamo iyo tisheti ushaka. Ikindi kandi turaza no kumukorera keke, ndetse nayo nyine turaza kuyishyiraho na rya bara akunda. Aha rero baragiye bategura n'amafunguro. Ku mugoroba hageze bategereje Derek maze baramubura, yari ari mu nama, ndetse rwose iyi nama yari yatinze kurangira. Nawe nta mahoro yari afite, yari ari kujya areba ku isaha buri kanya, maze akabona ko rwose bwije, kandi nyamara nta mahitamo yari afite yo guhaguruka hano hantu. Yaratashye rero, ageze mu rugo asanga Chloe yamaze gusinzira, kubera ko nyine umwana we ibitotsi iyo bije nta kundi kubirwanya kuba guhari. Morgan rero yamubwiye ko bamutegereje ariko bakamubura, maze Chloe akasinzira. Ibi byababaje cyane Derek, ndetse rwose abasaba imbabazi. Yaragiye rero ajya mu cyumba cya Chloe agerageza kumukangura, ariko Chloe yari asinziriye yashyizweyo. Naho rero Derek yaramubwiye ati mwana wanjye umbabarire rwose, ntabwo ari njye nanjye, ibi ntabwo byabaye nabyifuzaga. Yahise nawe ajya kuryama. Naho rero mu gitondo cya kare saa 11:15 za mu gitondo, Morgan yarakangutse areba ku isaha, maze ahita yibuka ko n'ubundi ya surprise bagombaga gukorera Derek n'ubundi nta kibazo bayikomeza. Yahise agenda maze ajya mu gikoni. Yatangiye rero gutegura ibya mu gitondo, gusa noneho by'umwihariko abihishe. Rero yagiye kubyutsa Chloe ati noneho waza maze ukajya gutungura papa wawe. Chloe rero yafashe ya mpano ye yari yafunze neza. Naho rero Morgan afata agapurato kariho ibyo kurya, ndetse nyine na ya keke bari bamukoreye. Baragiye maze Chloe ajya imbere, yinjira mu cyumba cya papa we ati papa, ati isabukuru nziza. Papa we yahise akanguka maze akubise amaso umukobwa we, ibyishimo byaramurenze. Ati urakoze cyane mukobwa wanjye. Chloe yaragiye amuha ya mpano yari afite, maze ahita amubwira ati ntabwo rega ari ibyo byonyine, ahubwo nyine Morgan banguka. Morgan nawe yahise yinjira yihuta. Papa we akibona ibyo kurya nyine bari bamuteguriye, ndetse bari bamuzaniye no kugira ngo afatire ibya mu gitondo mu buriri, byaramushimishije, maze arababwira ati mwakoze cyane. Chloe yahise amubwira ati wafungura iyo mpano kuko nayihisemo njyenyine. Papa we rero akiyifungura yabonye ari t-shirt y'ubururu, yahise amubwira ati namaze gukunda ibara ntaranayigera. Chloe ati nari mbizi neza yuko uri buze kuyikunda kuko n'ubundi ukunda ibara ry'ubururu. Aha rero Morgan yahise yisohokera, maze asiga umwana na papa we bari guserebura. Gusa uyu mupapa yari yishimye cyane rwose, ndetse yarabibonaga yuko Morgan yatanze ubufasha kuri uyu mwana kugira ngo ibintu byose bigende neza. Derek rero yamaze gufata amafunguro, maze ahita yambara na ka gatisheti. Yagiye kureba Morgan aho yari yicaye, maze ahita amubwira ati mwakoze mwese, ndabashimiye, ndetse rwose agatisheti karambereye cyane, nagakunze. Morgan ati umukobwa wawe azi kuguhitiramo cyane. Derek rero yahise amubwira ati uyu munsi rero sinzi niba ntari bube mbiciye amaproje, ariko nifuje yuko twaza kujyana nibura nkabaha umwanya, maze nyine tukaba twaza kuba turi kumwe turi gutemberana ahantu hose. Aha rero Morgan yahise amubwira ati we rwose nta kibazo, ibyo twari gukora turi twenyine turabishyura undi munsi, nta kibazo rwose. Uyu munsi rero biriwe batembera ahantu hatandukanye, dore ko rwose hano hantu bari hari ahantu henshi ho gutemberera n'ibintu byinshi kandi byo kureba. Ku mugoroba rero
igihe Morgan yari yicaye ari wenyine, dore ko Chloe yari amaze kuryama. Derek yaragiye azana ibyo kunywa bibiri, ibirahure bibiri nyine, maze araza kimwe agihereza Morgan. Yahise yicaraho maze amubaza uko umunsi wagenze. Morgan ati nishimye cyane rwose. Naho rero Derek ari gutebya ati ubuse nyuma y'ibi bihe, nyuma y'ibintu bimeze bitya, uzabasha kongera gusubira mu ishuri maze wigishe? Morgan rero ari guseka ati nanjye ibyo bintu ndi kubyibaza. Ati icyo kibazo rwose ndakibaza cyane. Naho rero Derek yahise amubaza ati none se kwigisha urabikunda cyane? Morgan ati birenze uko waba ubitekereza. Derek ati igitekerezo se cyo kwigisha wagikuye hehe? Morgan ati nkeka ko nagikuye kuri papa wanjye. Papa wanjye yari umwarimu wa mate muri secondaire nigagaho. Bitangira rero numvaga nyine ari ibintu nanjye ntazi ibyo ari byo, ariko nyuma uko abana twiganaga bagendaga barushaho gukunda classe ya papa wanjye, kubera ko nyine ngo yabafashaga gusobanukirwa neza, rimwe na rimwe akabatera udustori ndetse akanabitaho cyane by'umwihariko, byatumye nanjye ngenda nkunda kwigisha. Morgan rero yakomeje amubwira ati ikintu kijya kimbabaza nuko njya ntekereza ko nyuma y'imyaka abanyeshuri banjye bazajya banyibagirwa. Naho Derek ati ntabwo bishoboka, ntabwo bakwibagirwa kuko uri umuntu udasanzwe. Nk'ubu ngubu natangiye kwibaza ukuntu Chloe azamera nituva hano utakiri mu buzima bwacu. Ndabizi neza ko rwose ubuzima buzamubihira nk'uko bwamubihiraga mbere. Gusa nyine ndagushimiye ko wemeye kuza mu buzima bwacu ukadufasha. Ikindi kandi warakoze kunyihanganira kubera ko ndabizi ko ntashobotse. Akivuga ibi rero Morgan yahise aseka cyane cyane ko bigitangira nyine n'ubundi Morgan yabonaga uyu mugabo adashobotse, ariko yari amaze kumumenyera ndetse amaze no kumenya impamvu zimutera ibi byose. Ntabwo rwose yari akibangamirwa habe na gatoya. Naho rero Morgan yahise amubwira ati Chloe ni umwana mwiza cyane, nanjye ubyumve ko nzamukumbura. Umunsi rero wakurikiye Derek yagiye ku kazi. Tony rero yakundaga kumuserereza cyane, yaramubaje ati none se ejo umunsi wawe wagenze gute? Naho rero Derek ati wagenze neza cyane kubera ko Morgan yaradutembereje maze atujyana ahantu nyine hari inyoni z'ubwoko bwose, narabikunze cyane. Naho rero Tony ati ariko uriya mukobwa ashobora kuba adasanzwe. Derek ati Chloe aramukunda cyane, gusa nyine ni umwana mwiza bishoboka byose. Naho rero Derek yahise abaza Tony ati none se hari ahantu handi watubwira ko wowe hano hamenyereye twazasohokera muri weekend? Tony yahise amubaza ati iyo uvuze twazasohokera se uba uvuze wowe na Chloe cyangwa ahubwo uvuze wowe na Morgan? Uyu mugabo rero yahise aseka ati ariko rwose ukunda kumvugira ibintu ntavuze, ariko nyine urabyumva ko Morgan nawe atahabura, agomba kuzaba hari. Tony ati ndahafite heza cyane rwose, ahubwo muzaze ubundi mbajyane, ndabizi muzagira ibihe byiza. Weekend rero yarageze maze bajya ahantu n'ubundi kuri plage, hari ahantu heza cyane, bajyanye imyenda yo koga maze baroga barifotoza. Byari ibintu biryoshye cyane. Igihe rero Morgan yari ari gufotora Chloe na Derek bari mu mazi, hahise haza undi muntu wari uri ku ruhande ati nawe genda maze mbafotorane. Uyu mukobwa yaragiye maze noneho Derek ahita amufata ku rutugu afashe na Chloe mu kundi kuboko maze barifotoza. Wabonaga ko noneho bisa nkaho bya bintu byo gutinya atakibifite ndetse rwose ari kwisanzura, cyane cyane ko uyu mukobwa n'ubundi yari yambaye imyenda yo kogana. Barifotoje rero barishima, bahagira ibihe byiza cyane. Hanyuma mu kanya gato bagiye nyine kwiryamira ku ntebe baryamagaho bari kwifatira akazuba. Derek rero yaragiye azana ibyo kunywa maze ikirahure kimwe n'ubundi agihereza Morgan. Morgan yahise amubwira ati murakoze cyane, atariko mukabije ni ukuri kuntetesha, wagira ngo hano ntabwo naje mu kazi, wagira ngo nibereye mu biruhuko. Nararyoheje bishoboka byose. Abantu bahombye kano kazi barahombye rwose, nuko batabizi. Ariko ongera umbwire, harya ngo haje ngo abantu 10 na bangahe? Naho rero Derek yahise amubwira ati haje abantu 19. Morgan yahise amubaza ati mu bantu 19 bose mwabuze umuntu n'umwe muhuza, mwabuze umuntu nyine mwashima? Naho rero
Derek ati ntabwo ari uko bose bari bameze nabi, ahubwo nyine kubashima byaranze umukobwa wanjye, nagombaga kumushyira mu biganza byiza birenze ibindi byose, gusa nyine wowe ukiza sinzi impamvu twahise tubyemeranyaho na Korowe ndetse tugahita tugushima, twahise tukubonamo umuntu nyine ufite imico myiza, umuntu ukwiriye rwose gusigarana na Korowe. Naho rero Morgan ati ni ukuri mwarakoze kumpitamo no kumpaye amahirwe, gusa mubyumve ko nararyohewe bishoboka byose. Umunsi umwe rero Morgan ndetse na Korowe bari nyine batembereye ari bonyine, bari kuri plage nk'ibisanzwe bicaye bari kuganira. Aha rero Korowe yabajije Morgan ati none se ati ufite umusheri? Naho rero Morgan yarasetse, dore ko yanatunguwe n'ikibazo uyu mwana yaramubajije. Yaramubwiye ati oya ntawe mfite rwose, kandi hashize n'imyaka myinshi ntawe mfite. Korowe rero yahise amubaza ati none se kubera iki ntawe ufite kandi uri mwiza? Naho rero Morgan yahise amubwira ati impamvu ni uko ntarahura n'ubikwiye, ntabwo ndahura n'umusore wa nyawe. Korowe rero yahise amubaza ati none se ati papa wanjye uba ubona waba sheri we? Naho rero Morgan n'ubundi yarongeye aratungurwa. Uyu mwana yahise yongera aramubaza ati none se papa wanjye uba ubona atari bogari? Morgan ati ni bogari rwose, ni umwana mwiza nta kibazo cye. Naho rero Korowe ati none se kubera iki mutakundana maze mukaba abasheri? Morgan rero yahise amubwira ati rero kuba ari bogari, kuba ari n'umwana mwiza ntabwo bihagije kugira ngo tube twaba abasheri, ahubwo byaba bisaba yuko yaba nkunda nanjye nkaba mukunda, kandi rwose ntabwo nyine ariko bimeze. Korowe rero yahise amubwira ati ariko njyewe ndifuza yuko wowe na papa mwakundana, hashize imyaka myinshi cyane papa nta mukunzi afite, kuko kuva yatandukana na mama ntabwo nigeze mbona umuntu w'umukobwa bari kumwe, gusa kuva waza mu buzima bwacu nibura mbona hari ibintu byinshi byahindutse, byaba ku ruhande rwanjye byaba no ku ruhande rwa papa wanjye. Rero ndifuza yuko waguma mu buzima bwacu maze nyine ukaba umukunzi na papa. Urabyumva ute se ndamutse ngiye kubisaba papa ko mwakundana? Naho Morgan yahobereye umwana aramubwira ati ndabyumva ibyo uri gutekereza, ariko nanone urukundo ntabwo bajya barusaba, urukundo rurizana. Ntabwo rwose ukwiriye gusaba papa wawe ikintu gikomeye nk'icyo ngicyo, kubera ko papa wawe buriya nawe afite amahitamo ye, afite abantu aba yumva yakunda. Ibi bintu rero byababaje Korowe, we yifuzaga ko papa we na Morgan baba couple maze bagatangira gukundana ndetse bagakora umuryango. Gusa nanone ibi bintu Morgan we yakomeje kubitekerezaho, dore ko nawe byasaga nkaho agatima ke katangiye guterera kuri Derek, ariko nanone agaterwa ubwoba n'ukuntu yabonaga uyu mugabo yarahuye n'ibikomere byinshi, maze bikaba bisa nkaho wagira ngo nta rukundo akigira. Uyu munsi rero mu masaha y'umugoroba Derek yabwiye Morgan ko yifuza kuba ari we uza kubategurira amafunguro, ndetse rwose abasaba ko bigendera maze akaza kubategurira. Yarateguye rero maze ahamagara Korowe amuha ibyo kurya by'umugoroba, maze amubwira ko agomba kujya kuryama. Hasigaye rero ibye ndetse na Morgan yabiteguye kuri terase, maze abwira Morgan kuza bakajya gusangira. Bagezeyo Morgan abona ntibisanzwe, yaramubwiye ati none se ko mbona wagira ngo uyu munsi ni umunsi mukuru, bimeze bite? Naho rero Derek ati ni ukuri nateguye ibi byose kuko nifuzaga kugushimira, hari byinshi rwose wadukoreye, watumye twishima, ndetse rwose wabaye hafi ya Korowe. Ni iby'igiciro rero kuba umukobwa wanjye yishimye ndetse akaba agukunda, nifuje rero kugushimira kuri ibyo byose. Aha rero Morgan nawe yarishimye maze bafatana amafunguro, ari nako kandi bari kujya banaganira. Bashoje rero gufata amafunguro maze bajya kwicara hafi ya pisine, nubwo hari nijoro ariko habaga hari amatara meza ku buryo nyine wabonaga ari ahantu heza ho kuganirira bari kunywa akantu. Morgan yahise amubaza ati none se nakubaza ikibazo ariko cy'umwihariko cy'ubuzima nyine bwawe bwite? Naho rero uyu mugabo ati kugira ngo ngusubize byaterwa n'ikibazo. Morgan ati okay, noneho reka mbyihorere. Derek ati oya
ntabwo waba ukibyihoreye kuko byarangiye, ubu namaze kugira amatsiko mbaza nta kibazo. Morgan yaramubajije ati none se ujya utekereza kuba wazongera kujya mu rukundo cyangwa se ukaba wazongera gushaka umugore? Naho rero Derek yahise amubwira ati bisa nkaho ntajya mbitekereza kubera yuko mama wa Chloe twabanye imyaka 11 yose, naramukunze bishoboka byose, ariko ikintu gitangaje nuko nyine bwakeye umunsi umwe maze akaba aragiye. Yaratubabaje ku buryo kwiyakira byananiye, mba numva rero nta wundi mukobwa napfa kugirira icyizere. Bijya biza rwose ngatekereza ku mukobwa ndetse n'ubu ngubu mu minsi yashize nari mfite uwo natekerezagaho, ariko igitangaje ni kimwe, ni uko icyizere nkibura neza neza, maze ngatekereza ko ahari byazababaza umwana wanjye ndetse nanjye nkagira ubwoba bwo kubabara, bityo nyine bigatuma mbigendera kure. Gusa ntibivuze ko nyine ntagira amarangamutima, ntibivuze ko ntareba umukobwa nkabona ko ari mwiza, ntibinavuze ko kandi ntareba umukobwa ngo numve rwose mwishimiye ndetse numve mukunze, ariko nanone mbigendera kure kugira ngo ntazongera kubabara. Yahise amubaza ati none se ahubwo wowe bimeze biti, uri mariye, ufite fiance, bimeze biti? Naho Morgan ati nta na kimwe muri ibyo ngibyo, kubera ko rwose nanjye bisa nkaho duhuje ibibazo, kubera ko ngewe ubundi abantu benshi banterese bari abapapa b'abana nigisha, nyamara bo bose babaga bari mariye, abenshi rwose muri bo babaga bari mariye. Noneho utekereze ko abenshi bafataga nimero zanjye bagatangira kuntereta twamenyaniye mu nama y'ababyeyi, nyamara uko bari kuganira bino biganiro, uwo bari bazi ko yasinziriye ari we Chloe yari yaje kumviriza, ariko yari yishimye kuba papa we ndetse na Morgan bari kuganira kuri kino kiganiro, yari ari no kumwenyura. Aha rero Derek yahise amubaza ati none se abo babyeyi nyine bagutereta ubwo bameze nkanjye nyine, nabo bafite abana uba uri kwitaho? Naho rero Morgan ati oya, wowe biratandukanye kuko nibura wowe nyine ntabwo uri mariye. Naho rero Derek ati none se nk'uko ngubwo iyo baguteretaga wabasubizaga ngo iki? Morgan ati ntabwo byabaga byoroshye, ariko nagombaga guhakana kubera ko nyine abo bantu n'ubundi babaga baramaze gukora ubuzima bwabo, icyo babaga bashaka ahubwo ngewe cyabaga ari ukuntesha igihe ndetse rwose no kunyangiriza ubuzima. Ubwo rero ibyo byatumye nta rukundo ngira, nta mukunzi ngira, ndetse rwose bituma ubu tuvugana nta n'umufiance mfite. Umunsi rero wakurikiye, Tony yababwiye ko hari ahantu yifuza kubajyana heza. Aha rero yababwiye ko bagomba kwitegura maze akabatwara. Bariteguye, Tony n'umugore we ndetse na Morgan na Chloe ndetse na Derek. Baragiye rero basanga ahantu yari abajyanye mu bwato, maze bagatembera amazi yose bibereye mu bwato. Ibi bintu rero barabikunze, maze bajya mu bwato barishima koko. Chloe rero yaragiye maze Tony ajya kumwigisha uko batwara ubwato. Naho rero Morgan ndetse na Derek bo bicaye inyuma hejuru ku bwato, maze nyine batangira kuganira. Ahangaha n'ubundi Morgan yari ari kubaza Derek ukuntu yabashije kubyitwaramo mu myaka yose ishize aba wenyine. Ati none se ni gute wabashije kurera umwana wawe maze ukamukuza? Naho rero Derek ati nakoze ibishoboka ndetse n'ababyeyi banjye baramfasha, ariko sinzi impamvu mba mbona wagira ngo ntabwo rwose bihagije, mba mbona hari ikintu kibura. Naho rero Morgan ati gusa umwana wawe aragukunda cyane ndetse agufata nkaho uri isi ye. Naho rero Derek ati nanjye buriya Chloe ndamukunda cyane, ni byose byanjye, ni isi yanjye, nakoze ibishoboka byose, ariko sinzi impamvu nsigaye mbona rwose hari ikintu kibura. Dore ubundi mbere y'uko uza twabaga tumeze nk'aho turi twenyine, irungu ryabaga ari ryose kuri buri wese, gusa nanone kuva waza ibyo rwose byarakemutse, nta rungu tukigira, uba ubona twishimye, watuzaniye umunezero mu muryango. Sinzi rero impamvu mba mbona bisa nkaho rwose wari ukenewe, ndetse nkabona byaba byiza uramutse utagiye, kuko nibaza nugenda uko bizagenda. Morgan yahise amubwira
ati nibyo se koko ubona hari umumaro nagize mu muryango wanyu? Derek ati cyane rwose, kubera ko nanjye ndishimye ndetse na Chloe arishimye, mba numva nifuza ko wakagumye hafi yacu kuko ibintu byarahindutse kuva waza. Aba bombi rero bararebanye bari kubwirana ibyo ngibyo, dore ko nyine Morgan yari ari kumubwira ati ariko ni ukuri mukwiriye ibyiza ndetse mukwiriye kwishima birenze ahangaha. Ikindi kandi nawe ntukwiriye kugomeza kuba wenyine, ni ukuri ukwiriye umunezero ndetse ukwiriye undi muntu muhorana iryo rungu rikagabanuka. Aha rero mu buryo rwose batazi bisanze bari gusomana. Gusa nanone Derek yahise yikanga maze abwira Morgan ati umbabarire ku byaba bibaye. Naho rero Morgan yahise amubwira ati hoya rwose nta kibazo ndetse nanabikunze, ntutekereze yuko hari ikosa waba ukoze, nta na rimwe rwose. Naho rero Derek yahise amubwira ati ni ukuri ndabyumva rwose, njya nanumva ngufitiye santima, ariko nanone ndatekereza ko atari cyo gihe cyiza cyo kuba nakora ibi ngibi. Ahari nyine mfite ubwoba bw'ibintu byambayeho ko byakongera kumbaho. Naho rero Morgan ati ariko ntabwo ukwiriye kugira ubwoba, kubera ko niba ari ikibazo cy'amarangamutima ntabwo ari kuri wowe gusa, nanjye rwose niko niyumva, nanjye ngufitiye amarangamutima. Rero ndumva nta kibazo turamutse njye nawe duhuje. Ndashaka kukubwira ko rwose nanjye nkwiyumvamo, kuba rero waba unyiyumvamo n'iki gikorwa kibaye ndumva bitakwiriye kuba ikibazo. Gusa nanone niba wumva ukeneye igihe cyo kubitekerezaho, nta kibazo rwose, wafata igihe maze ukabitekerezaho. Gusa nyine umenye yuko amarangamutima yo ni ku mpande zombi, twese turabinganya. Uko ntekerezaho nanjye niko ngutekerezaho. Bakiri muri ibi ngibi rero Chloe yahise aza kubareba ari kubwira papa we ati uzi yuko namenye gutwara ubwato, harabura gato ahubwo ngo bazampe perimi yo kubutwara, kubera ko rwose nabimenye. Yahise abwira rero Morgan ati ngwino nawe ujye gutwara. Nyamara Morgan wari uri hano byasaga nkaho ibintu byose byamucanze, kubera ukuntu yari amaze gusomana n'uyu mugabo wabonaga ko ameze nkaho ubwenge bwe budatekanye. Yahise abwira Chloe ati urambabarira, kubera njye nta perimi mfite, ntabwo rwose batuma mbutwara. Uyu munsi rero batashye batari kurebana, ubona buri wese afite isoni ku ruhande rwe. Umunsi wakurikiye Morgan na Chloe bagiye kuri plage nk'ibisanzwe, bicaye rero bari kuganira. Chloe yabajije Morgan ati none se nituva hano bizahita bigenda bite? Naho rero Morgan yahise amubwira ati nzahita nsubira kwigisha abanyeshuri banjye, nawe kandi uzasubira ku ishuri nk'ibisanzwe, papa wawe nawe azasubira mu kazi, mbese ubuzima twabagamo mbere nibwo tugomba kuzasubiramo. Chloe rero yahise amubwira ati none se ko numva ngewe nshaka ko wazajya uza kudusura kenshi. Morgan yaramubwiye ati nta kibazo, nabyo rwose nzabitekerezaho, ndebe umwanya najya mbona ndetse nyine nsabe n'uruhushya papa wawe. Uyu mwana rero we byasaga nkaho adashaka gutandukana na Morgan, ahubwo yumvaga ahari Morgan yazakomeza akaza kwibera iwabo, kandi nyamara byari ibintu bidashoboka. Uyu munsi rero mu masaha y'ijoro bagiye kwicara hahandi kuri pisine, maze nyine Derek abwira Morgan ati umbabarire ku byabaye byose, habayemo rwose ikintu gisa nko kwibeshya no guhubuka, kubera ko ibintu byambayeho sinifuza ko bizongera kumbaho. Nta cyizere namba nagira cyo kongera gukundana n'umuntu, si uko nakwiyumvamo, ariko nanone ngomba kwitonda bishoboka byose. Uyu mukobwa rero byaramubabaje, maze ahita amubwira ati nta kibazo, ndabifata nkaho bitigeze biba. Nyamara uyu mukobwa yiyumvagamo cyane rwose Derek, ku buryo kwiyibagiza ko ibi bintu byabaye ntabwo byari kuba byoroshye. Bakiri aha rero telefone ya Morgan yarasonnye, yitabye yasanze ari mukuru we ari kumubwira ati ubu ndi kwa muganga ndetse rwose nagiye kubyara, gusa ndagukeneye, urabizi ko nta wundi muntu n'umwe mfite. Naho rero Morgan yahise amubwira ati mu gitondo cya kare ndabyuka ntega indege yihuse rwose nze kukureba. Muri aya masaha y'ijoro rero yaragiye ajya gukora varize ye ariko kuzinga imyenda. Chloe yamusanze aho yari ari
maze ahita amubwira ati none se ni ngombwa cyane ko ugomba kugenda? Morgan ati yego, ni umuvandimwe wanjye kandi ngomba kuba mpari maze nkamwitaho. Kuro ati none se uzagaruka? Morgan ati yego nzagaruka. Muri ako kanya rero Derek yahise aza amusanga aho yari ari kuzinga imyenda. Yahise abwira Kuro ati genda wandurure ibintu wasize ku meza. Byari nk'uburyo bwo kugira ngo amwigizeyo kugira ngo abone uko aganira na Morgan. Yahise amubwira ati none se mu gitondo nze kugutwara nkugeze ku kibuga cy'indege? Naho Morgan ati hoya, ndabizi uba ufite akazi kenshi, ndaza kwijyana nta kibazo. Morgan yahise amubaza ati none se ni ngombwa ko nzagaruka? Bibaye ntagikenewe cyane ndumva nta n'impamvu yo kugaruka kuko n'ubundi haburaga iminsi mike cyane. Naho rero Derek ati ibyo ngibyo ni amahitamo yawe, ubwo nyine uzahitamo igikwiriye. Morgan yahise amubwira ati birumvikana cyane biranasobanutse, ubwo nyine icyo gukora nanjye namaze kukimenya. Bwarakeye rero maze nyine Morgan afata indege aragenda. Yageze kuri mukuru we maze asanga yamaze kubyara. Yarebye aka gahinja maze ibyishimo biramurenga. Mukuru we rero yahise amubaza ati none se uritegura kuzasubirayo ryari? Naho rero Morgan ati ntabwo nzasubirayo. Mukuru we ati ntabwo bishoboka kubera ko akazi kawe kari katararangira. Ikindi kandi ndabizi neza ko uri umuntu utajya utuma akazi kawe utagakora ngo karangize. Uwo ntabwo ari wowe rwose. Morgan rero yaramubwiye ati hano ho ntabwo nzasubirayo kubera ko nyine hari hasigaye iminsi mike, ndakeka rwose ntakenewe. Ndetse yabivugaga ubona atishimye habe na gatoya. Mukuru we ati ariko ndakuzi, turavukana urabizi, kubera iki ndi kubona umeze nk'umuntu utishimye? Habaye iki? Mbabarira wisanzure maze umbwire. Morgan rero yaramubwiye ati oya nta cyabaye. Naho mukuru ati mbwira, ndabizi neza ko rwose hari ikintu cyabaye, ahubwo mbwira bagufashe nabi se? Naho rero Morgan ati hoya ntabwo ari ibyo rwose, ni n'abantu beza cyane, ariko nanone ahari nakoze icyo ntakagombye gukora. Byarangiye ngiye mu rukundo na Derek. Ikibabaje rero kurusha ibyo byose, uriya mugabo afite ibikomere byinshi cyane ku buryo rwose gukundana nawe byaba ari ibintu bitoroshye. Nta cyizere agira, ntabwo ushobora kwizera ko umuntu amukunda bya nyabyo. Hanyuma rero nabitekerejeho neza nsanga rwose ntakwiriye gufata izo risike, kuko ahari nyuma nanjye nazababara. Ariko nanone ntibikuyeho ko mukunda n'umutima wanjye wose, ntibinakuyeho kandi ko nkunda Kuruwe, mba numva nifuza kumuba hafi. Ibyo byose rero ndabitekereza maze nkijima mu maso mu buryo rwose ntaba nigeze ngiramo uruhare. Morgan rero yakomeje kumubwira ati umunsi nsomana nawe numvise ari ibintu bidasanzwe, byari ibintu byiza cyane, numvise nishimye ndetse numvise ukuntu kudasanzwe. Gusa nanone urumva ko bitabashije kumara igihe kinini. Naho rero mukuru we ati none se ubundi wazishakiye undi muntu hano niba wumva ukeneye kujya mu rukundo? Morgan ati hoya ntabwo icyo nkeneye ari umuntu witwa umugabo. Oya, uwo nkeneye ni Derek ndetse na Kuruwe, nibo nabashije kwiyumvamo. Abo ngabo nibo nkeneye mu buzima bwanjye. Abandi rero uri kuvuga n'ubundi na mbere yaho abo bose twarahuraga, ariko ntawe nari nigeze nkunda. Bishatse kuvuga ko uwo nakunze nyine ni Derek, kandi buriya kumusimbura byaba bigoye. Mukuru wa Morgan rero yahise amubwira ati rero ngiye nkurikije uko ndi kubyumva n'ubundi urabakunda cyane, njye ndi wowe rero nasubirayo ndetse rwose nkanababwiza ukuri ibintu byose ndi gutekereza. Naho Morgan ati oya, uwo nanone ntabwo rwose yaba ari njyewe. Umunsi rero wakurikiye Derek yagiye ku kazi ari muri biro we na Tony. Derek yananiwe kwicara maze arahagarara akajya akomeza ari kuzenguruka mu cyumba, ubona nyine yayobewe icyo gukora. Yazengurukaga hano hantu bari gukorera akomeza azenguruka. Naho rero Tony yaramubajije ati ariko uherutse kumuvugisha? Naho rero Derek ati hoya, ati none se ntabwo umuhamagara, ntabwo ukeneye kumenya amakuru ye? Derek rero yahise amubwira ati n'ubundi byose ndatekereza ko n'ubundi ubanza bitapfa kuvamo. Naho rero Tony aseka cyane yahise amubwira ati n'ubundi rwose ibyo uri kuvuga nibyo, ntabwo byapfa kuvamo.
atuzi guhura n'umukobwa mwiza, umukobwa uri responsable, ugukunda, noneho ugukundira n'umwana. Ati birumvikana rwose ko bitapfa kuvamo. Ati gusa njyewe hari abantu njya ndeba nkabona ni indangare mu buzima, nkabona ibintu byiza bibaca mu myanya y'intoki. Ni nkaho nyine ibintu yari ari kuvuga yari ari kuvugira kuri Derek, ari kumubwira ko ari indangare kuba ari kure kuri uriya mukobwa akamucika, kuko uriya mukobwa ari zahabu yigendera. Tony rero yakomeje ari kubwira Derek ati uze kwireba muri miruwari maze wirebe neza, uraza gusanga ari wowe ahubwo ufite amakosa yo kureka uriya mukobwa akagenda kubera ukuntu wiburira icyizere, nyamara amahirwe nk'ariya aza rimwe gusa. Nawe rero komeza uyareka gucike, uzayiruka inyuma ntuyafate. Gusa nanone ukuntu wataye umutwe birangaragariza rwose ko ukunda Morgan. Reka gukomeza rero kwijijisha no kwihagararaho, hamagara umukobwa umubwire ko umukunda, ndetse rwose umubwire ko wamwihebeye, naho ubundi uzaririra mu myotsi neza neza. Uyu munsi rero Derek yaratashye, yagombaga kubwira amakuru meza umukobwa we ko nyine akazi kari hafi kurangira maze bagataha. Naho rero Chloe yahise amubaza ati none se turiteguye nyine gutaha? Papa ati harabura nk'icyumweru kimwe cyangwa bibiri. Chloe ati none se Morgan azagaruka? Naho rero papa we ati ntabwo rwose mbizi. Chloe rero yahise amubaza ati nidutaha se tuzajya kumureba? Papa we ati tuzabitekerezaho. Naho rero Chloe ati papa ariko ni ukuri ndumva rwose nifuza yuko Morgan yagaruka. Naho papa we ati n'ubundi aramutse agarutse byaba ari igihe gitoya, byaba ari iminsi mike, kuko n'ubundi nidutaha tuzasubira muri bwa buzima bwacu bwanjye nawe. Chloe ati nibyo ntashaka rero papa, ntabwo nshaka ko twongera gusubira muri bwa buzima bwanjye nawe, ahubwo ndashaka ko dusubira mu buzima bwanjye nawe ndetse na Morgan. Papa we ati ibyo bintu uri kuvuga ntabwo byashoboka. Naho Chloe ati ariko se papa kubera iki bitashoboka? Uramutse ubigizemo uruhare byashoboka. Morgan ni umuntu mwiza ndetse rwose atandukanye na mama wanjye. Yankoreraga buri kimwe cyose, yanteguriraga amafunguro, yambwiraga neza, akanyigisha. Morgan atandukanye rwose na mama wanjye, ahubwo nakifuje ko ari we wakabaye yarabaye mama wanjye. Papa rero wa Chloe yari yumiwe ari kwitegereza uyu mwana. Chloe akomeza kumubwira ati none se ubundi papa kubera iki utashakana na Morgan maze akaba umugore wawe? Naho rero Derek atariko Chloe ibyo ni ibintu by'abantu bakuru, sinumva impamvu uri kumbwira ibintu bimeze bityo. Naho rero Chloe ati nyamara ngiwe ndabibona ko nyine ukunda Morgan kandi na Morgan aragukunda. Naho rero papa ati hanyuma se wabibwiwe n'iki? Naho rero Chloe ati iyo muri kuganira mba ndi kubibona ko rwose aba ari kukuganiriza akwishimiye kandi ni umuntu mwiza papa. Ndifuza ko rwose Morgan yaza mu muryango wacu maze tugakora umuryango. Papa yahise amubwira ati reka tugende maze ujye kuryama, dore ko nyine bari bari kuri pisine kuko yumvaga ibibazo by'uyu mwana nta hantu ari buze kuza kubikirira. Iri joro rero Derek ntabwo yigeze abasha kuryama, yagumye yicaye akomeza ari gutekereza kuri Morgan. Yafataga telefone ngo amuhamagare ariko bikanga, akongera akayishyira hasi, akandika message akongera akayisiba. Mbese yabitekerejeho nk'inshuro 20 ariko birangira nanone ananiwe kugira na kimwe akora mu byo yari ari gutekereza. Derek rero yananiwe, yakomeje kunanirwa gusinzira burundu, maze bigeze mu masaha rwose yakuze yoherereje message Morgan amubaza niba byashoboka ko yazagaruka. Bwarakeye mu gitondo maze Morgan abona iyi message, yabwiye mukuru we rero ko Derek amwoherereje message amubaza niba azagaruka. Mukuru wese amubwira ati ngewe ndumva wasubirayo, ni inshingano zawe kandi nyine wariyangaje ko ugomba gukora kari akazi. Ikindi kandi ukwiriye kugenda ukamuba hafi maze ukareba ko adashobora no guhindura ibitekerezo. Naho rero Morgan ati ntabwo nabishobora kubera ko sinabasha kwijijisha, ntabwo nabasha kujya mureba mu maso
ngo nigire nk'aho duhujwe n'akazi gusa kandi nyamara mufitiye amarangamutima. Ntabwo ni ukuri byankundira kugenda ngo nkore akazi nzi yuko mukunda kandi we rwose bitamurimo. Ntabwo byashoboka. Mukuru atari kuwagerageza ushobora gusanga nawe yiyumva nk'uko wiyumva ndetse yarahinduye intekerezo. Morgan ati sinabyizera kuko ndamutse ngiye ngasanga ibyo nagiye nizeye si byo bihari rwose nababara. Ntabwo byashoboka ko nongera gukora akazi neza kandi uranzi nawe uransobanukiwe. Icyiza ahubwo nuko nyine nabyihorera aho kugira ngo njye kwibabaza. Umunsi rero wakurikiye Tony n'umugore we ndetse nyine na Derek bagiye gukina ka biyari ahantu bakundaga kuba bari kwirangaza. Noneho nyine Derek abaza umugore wa Tony ati none se bimeze bite n'umukobwa wanjye, dore ko muri iyi minsi ari we yari ari kumusigira. Yahise amubwira ati ameze neza ariko rwose njyewe ntabwo nabivamo kuko ntabwo mbimenyereye, ahubwo se Morgan azagaruka ryari kugira ngo akomeze kwita ku nshingano ze. Naho rero Derek ati simbizi niba azagaruka. Naho rero Tony ati ntubizi niba azagaruka se wigeze umuhamagara ngo umubwire ko ukeneye ko azagaruka? Ubundi se kuki utamuhamagara ngo umubwire ko ukeneye ko agaruka ariko atari uko aje mu nshingano no mu kazi, ahubwo nyine ko umukumbuye ndetse ko umukeneye mu buzima bwawe? Kuki utamuhamagara ngo ubimubwire? Uyu mugore wa Tony rero yahise amubwira ati njyewe rero ntabwo rwose byashoboka, ubwo nyine birasaba yuko uri buze kureba ukundi kuntu ubigenza. Derek rero hano yari yamaze kumva nyine icyo bamubwiye, nyamara yakundaga cyane umwana we ku buryo yabaga yumva umwana we yahora ari mu maboko meza. Yahise atangira gutekereza ukuntu Morgan we yabaga yishimiye kuba ari kumwe n'uyu mwana ndetse rwose atajyaga nyine yumva abangamiwe no kuba yaba ari kumwe nawe. Yahise abona yuko Morgan atandukanye n'abandi bantu bose ndetse nta wundi muntu yabasha kumusigira igihe cyose adafite Morgan mu ruhande rwe, ko Morgan amukeneye mu buzima bwe ndetse rwose anamukeneye mu rukundo kubera ko yaranamukundaga cyane. Aha rero yakomeje kubitekerezaho atekereza icyo gukora. Yibazaga icyo akwiriye kubwira Morgan ndetse rwose yibazaga ukuntu yamusaba imbabazi kugira ngo nyine babe noneho batangira kuba couple ndetse couple. Yaricaraga maze agatangira kurepeta amagambo yo kubwira Morgan, ariko nanone akongera kumva ahari rwose ntabwo ari yakwiriye kumubwira, akongera akabisubiramo akumva nabyo ntabwo biri kujyana. Umunsi rero wakurikiye Derek ari kumwe n'ubundi n'uyu muryango w'inshuti ze yabwiye Tony atumva ntakubeshye ndamukumbuye cyane Morgan ndetse rwose ndamukunda ndetse ndamwifuza mu buzima bwanjye, ariko nanone ndumva ntakwiriye kumushyiraho imbaraga kuko na message namwandikiye ntabwo yigeze ansubiza. Ahangaha rero Tony yahise akubitana mu kiganza n'umugore we ati ntiwumva noneho kuvuza ijambo rya nyaryo? Ibyo bintu ukwiriye kubibwira Morgan maze nawe rwose akabimenya kubera ko wamupfushije ubusa mu buryo bugaragara. Weekend rero yakurikiye Morgan abari kumwe na mukuru we bari gutunganya ibintu by'umubebe. Bumvise umuntu asonnye maze Morgan agenda agiye kureba, yarafunguye ahita asanga ni Korowe wahise umusimbukira maze akamuhobera. Naho Morgan ati Korowe uri gukora iki hano? Naho rero Korowe ati njyewe na papa twahisemo ko iyi weekend twaza kuyimara hano kuko twifuje no kuza kukureba, twari tugukumbuye. Aha rero Derek nawe yahise aza nyine yigira imbere, dore ko we yarahagaze nk'inyuma gatoya, yateye intambwe yigira imbere maze abuza Morgan atumeze neza, ibintu byose bimeze neza nta kibazo? Morgan ati yego meze neza. Derek rero yahise akura akantu yari afite inyuma karimo nyine impano ati twari twakugeneye impano. Naho rero Morgan ati murakoze cyane. Derek yahise amubaza ati none se njye nawe twabasha gufata umwanya mutoya maze tukavugana? Morgan aramubwira ati nta kibazo. Yahise abwira Korowe ati njira mu nzu ubusanze mukuru wanjye mube muganira, naho ngiyewe na papa wawe tugiye muri jaride kugira ngo tuvuganeho gatoya. Korowe rero yarasetse yarishimye nyine maze ahita agenda yerekeza muri salo, aba nabo bahita bajya muri jaride kugira ngo baganire.
Baragiye rero bicara ku gatebe kari kari muri jaride. Derek yatangiye kubaza Morgan ati none se uwo mubebe ameze neza? Naho rero Morgan ati yego rwose ameze neza nta kibazo. Morgan ati umbabarire kuba naratinze kugusubiza, nuko nyine numvaga ntazi nanjye icyo gutekereza. Derek rero yahise amubwira ati amakosa ni ayanjye kuko ntaguhaye impamvu yo kumenya niba wagaruka cyangwa se utagaruka. Gusa ikintu kimwe nifuje kukubwira ni uko rwose nari ngukumbuye kandi cyane. Ni ukuri nari ngukumbuye ntabwo ushobora kubyumva. Ikindi kandi nifuje kukubwira uyu munsi ni uko ngukunda ndetse rwose ntigeze ndekera kugutekereza. Umbabarire kuba narakomeje kubura icyizere. Ni ukuri nanjye rwose ndi kwigaya, ariko wumve ko ngusabye imbabazi kandi wumve ko ibyo byose byashize. Namaze kumenya yuko ari wowe wa nyawe ndetse ari nawe nkwiye guha umutima wanjye. Ari kuvuga ibi ngibi Morgan yari ari kumwitegereza yumva ameze nk'aho ari kurota, kuko ntabwo ari amagambo yari yiteguye ari buve mu kanwa ka Derek. Derek we akimara kuvuga ibi yahise ahaguruka maze ariruhutsa ati ibi bintu byose naje mu ndege ndi kugenda nsubiramo aya magambo kugira ngo nze kubasha kugira icyo nkubwira. Akivuga ibi ngibi Morgan yarasetse maze ahita amubwira ati ariko kubera iki utiyizera? Gusa nanone narabikubwiye ko ngewe rwose ngukunda ndetse urukundo ngukunda ntaho rwagiye. Gusa niba wabitekerejeho neza ugasanga ari ngewe ukwiriye guha urukundo, ngewe rwose umenye ko uje uri kwisanga kuko ngewe ndagukunda kandi narabikwibwiriye. Aba rero barahoberanye muri jaride barasomana. Icyo batari bazi ni uko Korowe atajyaga rwose ajya kure, n'ubundi yari yihagarariye muri etaje ari kwitegereza. Abangaba nyine bari bari gusomana, ibyishimo byaramurenze. Korowe yari yishimye biramurenga. Derek rero yakomeje kubwira Morgan ati ni ukuri kukubona mu buzima bwacu uri impano rwose twiherewe n'Imana, kuko ntabwo nigeze ntekereza ko twabona umuntu udukunda ndetse rwose akaduha ibyishimo nk'uko wabidukoreye. Birumvikana ko kuri Korowe byo biroroshye kuko Korowe ni umwana mwiza, ariko ngewe ntabwo rwose nari nizeye ko ari umuntu wabasha kunyihanganira. Morgan rero yahise amubwira ati igitangaje ni uko niba hari ikintu cyanyoroheye ari ukubakunda ndetse rwose no kumva mbishimiye no kumva kandi muri umuryango wanjye nkunda cyane. Aba rero bagumye muri iyi jaride bari kwibwiranira amagambo y'urukundo, dore ko rwose wagira ngo bari mu kwezi kwabo kwa buki. Morgan rero yahise amubwira ati hanyuma Korowe noneho nta kibazo wamusiga hano maze ukagenda ugasoza akazi kawe ubundi ukabona kugaruka. Byaramushimishije cyane rwose Derek, ndetse rwose abwira nyine Morgan ko ari umukobwa udasanzwe ndetse ko ibintu yabakoreye atazi ukuntu yabimushimira. Yasubiye ku kazi ibyishimo ari byose maze abwira ya couple ibintu byose uko byagenze. Barishimye maze bamubwira ko ibi bagomba kubiserebura. Buri masaha abiri rero yagombaga koherereza akamesaje Morgan amubaza uko ameze, kumuhamagara amubwira ko amukunda ndetse amubwira ko atari uzabona akazi karangiye kugira ngo agaruke kubareba. Akazi kararangiye rero maze n'ubundi arataha. Umunsi wo gutaha bagiye kumwakira ku kibuga cy'indege. Bari bashyushye rero bose kuko nyine bari bakumburanye. Derek agihinguka akibakubita amaso yaje yiruka maze abahobera bose ndetse rwose ubona ibyishimo byamurenze. Ntabwo rero yatindijemo, yahise abwira Morgan ati nari ngukumbuye ntabwo ushobora kubyumva. Ahangaha yahise akura indabyo inyuma mu mugongo aho yari azifatiye maze ahita azihereza uyu mukobwa ati nari ngukumbuye cyane. Morgan akiri kuzihumuriza, uyu musore yahise yongera akurayo izindi, noneho izi zo hejuru hariho akantu kariho impeta. Yahise ashyira ivi hasi maze amuhereza n'izi ndabyo zindi. Yahise amubwira rero ati Morgan ndagukunda cyane kandi ni ukuri ndifuza ko waba umwe mu muryango wacu, ndifuza ko twabana akaramata niba uramutse ubinyemereye. Naho rero Morgan
yitegereje uyu musore maze ahita amubwira ati ndabyemeye rwose. Yamuhereje ikiganza maze amwambika impeta, barongeye barahoberana. Ubwo kandi Korowe we byari byamurenze, ibyishimo byari byose. Korowe rero yahise abaza papa we ati none se papa, ubukwe ni ryari? Naho rero papa we ati vuba hashoboka, ibyo ngibyo ni amahitamo ya Morgan, ahitemo itariki ashaka, nashaka ambwira ejo nta kibazo. Aba rero baricaye maze bumvikana itariki y'ubukwe, dore ko ibintu byabo batifuzaga ko bitinda cyane. Bakoze ubukwe rero, ubukwe bwiza, ndetse uwo munsi Korowe yari yishimye cyane, ari kubwira Morgan ati niba hari umunsi nishimye ni uyu munsi uje mu buzima bwacu. Ubu ngubu noneho ugiye kuba mama wanjye, ikindi kandi uzajya uza no ku ishuri uze kundeba. Dore abandi bana babaga bafite abamama ariko njyewe ntawe mfite, ndakeka ari njye nzaba mfite mama mwiza mu banyeshuri bose. Barasetse rero maze nyine Morgan abwira Korowe ko rwose nta kibazo, yiteguye kumuba hafi ndetse nyine azamubera mama kandi mama mwiza. Morgan yarongeye abwira Derek ati ndagukunda cyane kandi ni ukuri warakoze kunkunda, warakoze kumpa ibyishimo kandi mwarakoze kumbera umuryango mwiza. Nanone barongeye barahoberana, ibyishimo rero byari byose kuri uyu muryango. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.